He was born in a Bedouin tent, came to power in a coup, and for more than 40 years. قد تندمون يوم لا ينفع الندم الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة. Twaguteguriye amateka cyangwa se icyegeranyo kigaruka ku mateka ya Colonel Gaddafi n'ubuzima bwa Libya nyuma ye. Muammar Gaddafi rero yavutse mu 1942 atabaruka tariki ya 20 Ukwakira 2011 afite imyaka 39. Amazina ye nyayo ni Muammar Mohamed Abu Minyar Gaddafi. Yavukiye hafi y'umujyi mu cyaro cyari gikinge cyane hafi y'umujyi ukikijwe n'ubutayu mu burengerazuba bwa Libya. Umuryango rero wari ukennye cyane cyangwa se wari uri mu miryango ikennye cyane. Nyine yitwaga Aisha yatabarutse mu 1978 naho se yitwaga Muhammad Abdul Salam bin Hamed bin Muhammad uzwi ku izina rya Abu Minyar nawe yatabarutse mu 1985. Se rero yabatungishije ibyo yakuraga ku kuba umushumba n'umworozi cyangwa se n'ubworozi bw'ingamiya n'ihene cyane ko bari batuye mu butayu. Hari amakuru yavugaga ko nyirakuru yari umuyahudi wahindutse akinjira mu idini ya Isilamu. Nk'abandi rero twakubwira ko Muammar Gaddafi niwe muhungu wenyine wabayeho mu bana bavukanaga, gusa yaranafite bashiki be bakuru batatu. Umuco rero yakuye mu kwibera mu butayu wakomeje kumukurikirana kuko yikundiraga ubutayu cyane. Yajyaga najyayo gusenga no kwirebera uko bimeze igihe yabaga bikeneye. Kuva mu bwana bwa Gaddafi rero yabonaga uburyo ibihugu by'i Burayi bikomeza gukoloniza Libya ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika. Igihugu cye rero cyari cyarakolonijwe n'Ubutaliyani ndetse no mu bukangurambaga bwakorwaga mu rubyiruko rw'abasore n'abagabo ngo bajye ku rugamba mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ngo yabonye uburyo Abataliyani bari bahanganye n'Abongereza bahanganiye w'abandi. Ibi rero nabyo byaramubabazaga cyane. Ikindi cyamushenguraga umutima nuko ngo sekuru byarase yishwe n'ingabo z'Abataliyani ubwo bigaruriraga Libya mu 1911. Ku musozo w'intambara ya kabiri y'isi yose mu 1945 Abataliyani barahambirijwe maze Libya isigaranwa n'Abongereza n'Abafaransa. Ubundi umwanzuro wari ukugabanyamo Libya kabiri, hamwe hakabaho Abafaransa kandi hakabaho Ubwongereza. Gusa inteko rusange ya ONU yanzuye ko iki gihugu gikomeza kuba kimwe kikayoborwa n'umuntu kivukamo ariko akakiyoborera Abongereza. Niko byagenze maze kiba icy'Abongereza, maze Mohammed Idris bin Muhammad aba umwami wa mbere wa Libya y'Abongereza. Uyu Idrisa rero yakuye handi mashyaka yose, ububasha bw'ubutegetsi n'amategeko biguma mu biganza. Amashuri no kwinjira muri politiki bya Gaddafi. Amasomo ye ya mbere yari idini ya Isilamu. Nyuma gato yemerewe kujya hafi y'umujyi wa Sirte kwiga amasomo asanzwe ahiga imyaka 4, yuzuza ibyiciro 3 by'ibanze byari ngombwa. Uburezi rero ntibwari ubuntu, se yaravunikaga cyane ngo abashe kumwishyurira iby'ingenzi. Aho yigaga mu misi isanzwe yararaga mu misigiti kuko nta bushobozi bwo kwishyura inzu yari afite. Hanyuma muri wikendi agakora kilometero 32 ajya gusura ababyeyi be. Ku ishuri yaranyuzwe cyane nk'umuntu utaruzi ibijyanye n'umujyi, gusa ibi ntibyamucaga intege ahubwo yarebaga bagenzi be bahuje umuco w'ibyaro byo mu butayu bakishyira hamwe bagaterana akanyabugabo. Se yabonye akazi k'umuyobozi ku mutware waha akabona amafaranga yo kwishyurira Gaddafi amashuri yisumbuye, amashuri ababyeyi be batari barigeze bika. Gaddafi rero yamenyekanye cyane ku ishuri bitewe n'ibitekerezo bye yatangaga mu bijyanye n'ubuyobozi no guharanira uburenganzira bw'abandi banyeshuri. Abenshi biganye baje no kubona akazi mu butegetsi bwe, by'umwihariko wari inshuti ya Gaddafi. Yahise amugira minisitiri w'intebe wa Libya mu 1972 kugera mu 1977. Abarimu baho yize bari Abanyamisiri ndetse bwari ubwa mbere atangira kumenya isi cyane ko yarageze aho abasha gusoma ibinyamakuru bavugaga ibihugu by'Abarabu. Yumva radio cyane, dore ko yumvaga radio cyane yitwaga Voice of the Arabs yakoreraga mu murwa mukuru wa Misiri Cairo. Uyu rero yanakuze abona ibibazo byabaga hagati y'ibindi bihugu cyane by'i Burayi byatezaga mu bihugu by'Abarabu. Uyu yiboneye intambara ya Isiraheli n'Abarabu mu 1948, yakurikiranye n'impinduramatwara yo mu Misiri mu 1952, akaga ko muri Suez mu 1956,
Abanya-Israel bashyigikiwe n'Abafaransa ndetse n'Abongereza bigirizaho nkana Misiri n'Abarabu. Gusa nanone umwe mu barimu ba Gaddafi ngo yamugiriye inama y'uko umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo bigerwaho neza ateye inkunga n'igisirikare. Ubwo butumwa yaramuhaye yabwumvishe cyane. Gaddafi yatangiye kujya ategura imyigaragambyo agatanga n'inyandiko zikangurira abaturage kwamagana ubwami nabo bakagira repubulika. Mu Kwakira mu 1961 yateguye imyigaragambyo yamaganaga umwanzuro wa Syria wo kwikura muri bwa bumwe bwo kwihuza na Misiri ndetse akusanya ubufasha bwo kohereza nesa ngo barwanye abari inyuma y'ubwo butane. Icyo gihe abanyeshuri 20 barafashwe barafungwa kubera iyo ngengabitekerezo ya Gaddafi. Gaddafi rero yinjiye muri kaminuza ya Benghazi yiga amategeko ariko nanone ahita bishingukamo yerekeza y'igisirikare. Nubwo Gaddafi yari afite impapuro za polisi zasabaga ko agezwa imbere y'ubutabera, ntibyabujije ishuri rya gisirikare ry'ibwami Royal Military Academy ryari Benghazi rimwakira n'izindi nshuti ze bari baraturukanye Misrata. Iri shuri ry'ibwami ryari ryakiriye bagambira abaciye bugufi cyane bagaragazaga ubushake bwo kwitangira igihugu cyari cyarazengerejwe n'abakoloni. Gaddafi we yabifashe nk'amahirwe akomeye cyane kubona aho yuririra hindura amatwara igihugu cyagenderagaho. Ku gihe cy'umwami Idrisa wari warashyizweho n'Abongereza, ingabo zatozwaga n'Abongereza rero ibi byababazaga Gaddafi kuko yabonaga ari abantu batari beza baje gukuraho umwimerere w'igihugu cyabo. Uyu Gaddafi yahise yanga kwiga Icyongereza bigatuma adakundwa n'abo bagashaka buhake b'Abongereza batumaga atsindwa ibizamini. Uyu Gaddafi rero banamutanze amakuru k'imico n'imyitwarire ye mu mibanire n'abandi atari nta makemwa, ndetse batangira kumukekaho ko yaba yaragize uruhare mu rupfu rw'umwe mu bakomanda batozaga igisirikare muri iryo shuri mu 1963. Uyu Gaddafi rero yahise ahinduka ashyira imbaraga mu isomo ariga abibikira ikindi gihe. Mu 1964 Gaddafi yarebye ab'inkoramutima mu biganaga igisirikare nabo yari yarasize mu mashuri yizemo haba muri kaminuza na secondaire, ashinga itsinda rihuriho ry'inkubiri y'abaofisiye bigenga bari barajwe inshinga no kuzana impinduramatwara bakarema repubulika yigenga bakarimbura ubwami bwashyiraga mu bikorwa amatwara y'Abongereza. Mu 1965 ashoje amasomo muri rya shuri yigagamo rya gisirikare, uyu Gaddafi yahise agirwa ushinzwe itumanaho mu gisirikare. Muri Mata 1966 yahise yoherezwa mu Bwongereza gukurikirana andi masomo ya gisirikare arimo Icyongereza, kwigisha abapiloti b'indege z'intambara ndetse n'abarwanira ku butaka. Gusa ngo Icyongereza cyaramunaniraga cyane bikomeye. Abiganye nawe mu Bwongereza bavuze ko yakundaga umupira w'amaguru cyane no gusoma ibitabo. Gusa nanone ngo yangaga abasirikare b'Abongereza batajyaga imbizi nawe, dore uko guhirika ubwami byagenze hanavuka repubulika mu 1969. Ubutegetsi bwa Idrisa bwakomeje kunengwa n'abaturage mu mpera z'imyaka 1960. Ubu bwami rero ntibwari bucyubaha umuco gakondo w'Abanyalibiya, ahubwo bimikaga imico y'abagashaka buhake b'Abongereza bashakiraga umutungo kamere wa peteroli yavuga uwo mwaga yambutswa ijya i Burayi munsi ku munsi, bigatera rubanda agahinda. Ruswa no kwiharira ibirombe bya peteroli byafataga indi ntera muri Libya, ari nako impinduramatwara yakomangaga kuko umuzi wo gushaka uko abantu bakongera kwigenga wari ukomeje kugenda ukwirakwira hirya no hino mu bihugu by'Abarabu. Abantu rero batangiye kugira icyizera ko bishoboka ko akamwenyi gashobora kugaruka bakayobora ibihugu byabo byari byarakoronejwe. Mu 1969 ikigo cy'Abanyamerika gikora ubutasi bwo hanze Central Intelligence Agency cyatangaje ko cyari gifite amakuru y'uko Gaddafi n'itsinda rye ry'ibanga ryateguraga guhirika ubutegetsi, nyamara ubutegetsi bwo bwavugaga ko buhangayikishije n'umutwe witwaraga gisirikare. Rwagati mu mwaka w'1969 umwami Idrisa yagiriye uruzinduko imahanga ngo ajye kurira impyisi muri Turukiya no mu Bubiligi. Rya tsinda ry'ibanga rya Gaddafi ryafashe urwo ruzinduko nk'umwanya mwiza n'amahirwe yo guhirika ubwami, maze tariki ya mbere Nzeri cyangwa se ukwezi kwa 9 bigarura ibibuga by'indege, ibirindiro bya polisi, radio zikomeye mu gihugu n'inyubako zimwe na zimwe za leta mu mujyi wa Tripoli na Benghazi. Gaddafi amaze guhirika ubwami nta maraso amenetse, yahise atangaza repubulika y'Abarabu ya Libya. Yahise ajya kuri radio atangaza ko inguma yari yaramunzwe no kwikubira n'ubwoba yageze ku musozo havutse repubulika buri wese agomba kwibonamo. Ati ubutegetsi bwari bwaradukanze twese bwarangiye.
Iyi kudeta n'impinduramatwara hatamenetse amaraso yiswe White Revolution kuko nta maraso yamenetse. Gaddafi rero yahise akora impinduramatwara zikomeye harugari buri wese muri politiki, ubwigenge, ubumwe n'urubuga rwo gutanga ibitekerezo bigamije iterambere rya bose hirya no hino mu gihugu. Ubukungu bw'igihugu yaharaniye ko bwasagamba kandi bugasugira ndetse bugasangirwa na bose. Abantu 12 bari bari muri rya tsinda bahise biha izina bitwa RCC. Guhirika k'ubutegetsi ubwami burangiye, abari bibumbiye muri RCC ikomeza guhuza ibikorwa byo guteza imbere igihugu no gushyira mu bikorwa imirongo migari bari barasezeranyije abaturage mu gihe cy'impinduramatwara, harimo uburezi, ubuhinzi, ubukungu, ubumwe n'iterambere rya bose. Bakuyeho burundu ubwami na ba nyirabwo babakura mu buyobozi bwa gisirikare. Gaddafi rero ngo yarazi neza ko ubu bwami butari bukunzwe n'abaturage, bityo ngo bagombaga gukurwa muri politiki y'igihugu cyari kimaze guhinduka repubulika. Muri Gicurasi 1970 habayeho inama karundura yari yahuje intiti zari zarize mu gihugu kugira ngo zumve impinduka zagombaga gushyirwa mu bikorwa hagamijwe iterambere. Muri uyu mwaka kandi nibwo rya tegeko sheria ryimitswe nk'itegeko rigenga yandi mategeko muri Libya. Ibitangazamakuru byavugaga ubwami binenga repubulika byarafunzwe burundu. Uyu Gaddafi rero yagiye ashyiraho impinduramatwara mu bukungu n'imibereho. RCC batangije politiki y'ubukungu ya nyayo yari igamije kuzamura ubukungu bushingiye kuri Libya budatezwa imbere cyangwa se butagomba gutegereza amahanga. Ibi byose byakorwaga leta isa niyoboye byose, inganda, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro na petroli, kohereza mu mahanga ibicuruzwa bitandukanye, ubwubatsi, ibikorwa remezo n'ibindi. Ibi byose rero leta yabijyagamo igamije gusa n'ahari ikora business, noneho yigakora ibishoboka byose kugira ngo umuturage abeho neza, abone aho kuba, yivuze neza, yige ndetse abone n'ibindi byose by'ibanze ngabeho neza. Muri Nzeri mu 1969 hakozwe impinduramatwara mu buhinzi. Muri Nzeri 1969 hakozwe impinduramatwara mu buhinzi, biga uburyo mu butayu haremwe imirima myiza yera. Ubutaka bwari bufitwe n'abataliyani barabwatswe bukoreshwa n'abaturage, buravugururwa, ubuhinzi bumera neza cyane. RCC yafashe umwanzuro wo kuzamura imibereho y'abaturage ishingiye ku mibereho y'abanyagihugu bagendera ku itegeko ry'idini sheria. Kunywa inzoga byabaye ikizira, utubyiniro turacibwa, insengero z'abakristo zirafungwa, umwambaro gakondo w'ikanzu ku bayisilamu urimikwa, ururimi rw'icyarabu rurimikwa, haba mu itumanaho n'ibyapa mu mihanda n'ahandi. Ubukode bw'amazu bwaragabanijwe cyane kugera ku kigero cyo hagati ya 30 na 40%. Kuva mu 1968 kugeza mu 1978 muri Libya hari hamaze kubakwa amavuriro aruta 50% yari ahari muri 1968. Umubare w'abaganga b'abanyamwuga warazamutse cyane kuko wavuye kuri 700 bagera ku 3000 mwa kiriya kinyacumi cy'umwaka. Icyo gihe rero malaria yararanduwe burundu, uburezi bw'ibanze bwavuye ku myaka 6 bugera ku 9 ndetse hatangizwa gahunda yo kwigisha abakuze, ndetse leta yiyemeza kwinjiza abanyeshuri muri kaminuza ku buntu, ikiguzi cyose kacyishyura. Nyuma rero yo guhirika ubutegetsi mu 1969 ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubwongereza byasabwe guhura n'abari bari mu itsinda RCC ngo hatangazwe uko bishobora kongera gukorana. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ikubitiro nibo bahise bemera iri tsinda, ariko ngo bishakiragaho kubaka ibigo bikomeye bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Gusa nanone Gaddafi yaje kubivamo byose kuko yangaga icyo yitaga kujogwa n'abo yitaga abanyamahanga n'abanyembaraga. Gaddafi rero ku butegetsi bwe yakoze ibintu byinshi bitandukanye ndetse yimakaje amahame ya gisosiyaliste. Yashakishije uburyo abaturage babona amazu ku buntu, agakora uko ashoboye kose ngo umuntu wese abone inzu, cyane cyane buri musore ugeze mu gihe cyo gushaka agahabwa inzu, akava mu cyo Gaddafi yitaga ubucakara bwo guhora mu bukode. Gusa imiryango imwe n'imwe yagiye ibuzwa gutunga inzu irenze imwe, ahubwo leta ikazigura zigahabwa abantu badafite amazu. Amakoperative y'abakozi yari ku rwego rukomeye rw'iterambere muri Libya. Abantu bongeye guhabwa ubutaka bwari bwarambuwe abanyamahanga. Mu 1978 yashinze ishuri rya gisirikare ry'abagore Women's Military Academy mu mujyi wa Tripoli. Icyo gihe yasabye abagore n'abakobwa bose kwitabira imyitozo ya gisirikare.
Gusa nanone Gaddafi yagiranye amakimbirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwagati mu myaka y'1980 ubukungu bwa Libya bwajemo umutingito ukuntu buragwa amafaranga yavaga muri peteroli aratsikira ava kuri miliyari 21 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1982 agera kuri miliyari 5.4 mu 1986. Umushinga wo kurema umugezi wo mu butayu uzajya ufasha mu kuhira imyaka ubura ubushobozi ndetse n'igisirikare gitangira kubura amafaranga y'imishinga myinshi cyakoraga mu gihugu no hanze yacyo. Gaddafi rero yabonaga ko leta ishobora kujya mu myenda y'amahanga binyuze mu banyamahanga bakoraga muri Libya batagembwa nka mbere, ahita birukana bari biganjemo abanyamisiri na Tunisia. Gusa nanone yagiye agira abamurwanya, dore ko abamurwanya bakomeje kwiyongera, ndetse muri Gicurasi 1984 inzu ye yari bombe isenwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo gihe rero yasubizanyije umujinya mwinshi maze afunga abagera ku 5,000 mu bari babiri inyuma. Mu mwaka w'1982 perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan wari umaze gutorwa yanenze bikomeye politiki ya Gaddafi, avuga ko ari umunyagitugu adaha abandi banyapolitiki umwanya. Gaddafi rero mu kwihimura ubucuruzi bwose abo abasoviyeti nabo batamushyiraga amakenga, bavugaga ko ngo ahinduka vuba cyane bitewe n'inyungu kuko ngo nta nshuti zihoraho yagiraga. Mu kwa munani mu 1981 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoraga imyitozo mu kigobe cya Sirte cyahanuye indege ya Libya ya Sukhoi Su-17 bari babonye isa n'iri gukora ubutasi. Ronald Reagan rero yahise afunga ambasade ya Libya muri Washington DC ndetse ategeka amakompanyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Libya kugabanya abakozi bahakoraga mu nganda. Muri Werurwe 1982 Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ibihano by'ubukungu bikomeye birimo no guheza peteroli yo muri Libya ku isoko mpuzamahanga. Muri Mutarama 1986 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse abakozi bayo bose kuva muri Libya. Mu mpeshyi mu 1986 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi cyongeye kuza gukorera imyitozo ku kigobe cya Sirte. Libya bagabaye ibitero, ubwato bwinshi bwa Libya buratwikwa ubundi burarohama. Noneho Gaddafi arushaho kugira umujinya. Umubano wa Libya n'Ubwongereza nawo wajemo agatotsi nyuma y'uko muri Mata 1984 abadiplomate ba Libya bashinzwe kugira uruhare mu rupfu rw'umupolisikazi wari mu kazi hafi ya ambasade i Londres. Uyu Gaddafi rero yabonaga n'ubundi ubukungu buri kugwa cyane, atangira kongera kwemerera abantu kongera kwikorera, imfungwa magana zirafungurwa, ndetse yongera kurema ubushuti n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu majyaruguru ya Afurika birimo Mauritania, Morocco, Tunisia na Algeria. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 Gaddafi yabonaga neza kasa n'uwananiwe umugambi wo kurema igihugu kimwe cy'Abarabu, none atangira kureba uko yareba abandi banyafurika. Kuva mu 1997 kugera muri 2000 Libya yatangiye kwinjira mu muryango mpuzamahanga ku ikubitiro, yagiye yinjira mu miryango ndetse inasinyanya amasezerano y'ubufatanye n'ibihugu bigera ku 10 byo muri Afurika. Mu kwa gatandatu 1999 yasuye Mandela muri Afurika y'Epfo. Mu kwa karindwi yitabira inteko rusange muri Algeria, asaba ubufatanye bwa Afurika mu iterambere ry'ubukungu, igisirikare n'izindi nzego z'ubuzima bw'ibihugu. Hari n'abavugaga ko rero yasabye ko habaho Leta Zunze Ubumwe za Afurika, yifuzaga kuyobora ubwo uyu muryango wabagaho. Muri 2005 yatangije slogan The United States of Africa is the hope. Hari mu nteko rusange ya Afurika yunze ubumwe mu kwa karindwi yabereye Tripoli muri Libya, asaba abakuru b'ibihugu bya Afurika gushyira hamwe bikarema ifaranga rimwe, pasiporo imwe n'igisirikare cyo gutabarana gihuriweho. Ibintu byari byarifujwe kuva na kera no munyagana kwa Mekurume. Intambara yo mu gihugu noneho mu ruhererekane rw'inkubiri y'imyigaragambyo y'abaturage bashakaga impinduramatwara mu butegetsi bw'ibihugu by'Abarabu. Muri 2011 yahereye muri Tunisia, maze Gaddafi yasaga n'uwabibonye ko nawe yashoboraga guhirikwa, agabanya ibiciro by'ibiribwa ku isoko, afungura imfungwa nyinshi. Gusa ntibyagira icyo bimara. Tariki ya 17 y'ukwezi kwa 2011 imyigaragambyo ikakaye yo kumwamagana yarakongeje isi ifite imbaraga nyinshi. Libya yari ifite idini rimwe, nta barwanya Gaddafi bari bari mu gihugu. Gusa none abaturage bazamuye amajwi bavuga ko bakeneye impinduka. Ubushomeri bwari bugeze ku kigero cya 30%, igihugu kibereye muri politiki mpuzamahanga gusa. Tariki ya 26 Gashyantare akanama kaoni gashinzwe umutekano katoye umwanzuro
ukura Libya mu kanama kaoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu kuko ngo itubahirizaga uburenganzira bwa muntu habe na gato kuko ngo abasivile bicwaga ku bwinshi. Mu kwa gatatu akanama gashinzwe umutekano kanzuye ko Libya iba no fly zone ku gisirikare cya Gaddafi cyasugaga ibisasu ku basivile bigaragambyaga. Gaddafi rero ahabwa gasopo ku indege iyo ari yo yose izajya ihagarara mu kirere izajya ihitirazwa. Ibihugu nk'Ubufaransa, Katari, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byatanze abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare byo gushyigikira abashakaga guhirika Gaddafi harimo no kubatuza. Tariki ya 30 y'ukwezi kwa kane ingabo za OTAN zagabye ibitero byo mu kirere aho byakekwaga ko Gaddafi yaba ari aho gupfa Gaddafi hapfa umuhungu we dore ko ari umuhungu wa gatandatu n'abuzukuru be batatu. Mu kwa gatandatu rero ICC uru rukiko rwasohoye impapuro zita muri yombi Gaddafi umuhungu we n'abandi ngo kubera ibyaha byibasiye ku muntu. OTAN rero yakoresheje imbaraga nyinshi ikagisuka urufaya rw'amasasu mu gihugu cya Libya. Ibintu byinshi birangirika, imodoka 14 zose zirangirika zitabara, abantu benshi barapfa n'ibindi byinshi birangirika. Gaddafi rero yakomeje kwihishahisha ariko noneho Gaddafi yaje kugerwaho n'abamuhize igihe kinini bamufata mu maboko. Hari amashusho yagaragaye icyo gihe afatwa. Ni amashusho rero bagaragaje ko yafashwe na telefone. Uyu rero yagaragaye akururwa hasi n'abo bishibe yambaye ubusa hamwe na hamwe huzuye amaraso. Gusa none yaje gushyirwa muri ambulance mujyana Misrata biza kurangira cyangwa se biza gutangazwa ko yaguye mu nzira. Libya nyuma ya Gaddafi. Ubundi ngo Gaddafi yatabarutse afite umugambi wo gushinga ikigega cy'imari cya Afurika cyari kugira inshingano nk'iz'ikigega cy'isi cy'imari FM. Inzobere mu bya politiki zivuga ko ibi rero ngo byabaye imbarutso y'uko Amerika yafatiriye amafaranga ya Libya miliyari 30 z'amadolari Gaddafi rero yateganyaga kwifashisha muri uko gushinga icyo kigega. Ibi byose rero byari mu mugambi wa Gaddafi wo kurwanya ubushake. Ibi byose rero byari mu mugambi wa Gaddafi wo kurwanya ubuhake ahubwo agashyira imbere ko Afurika yagira ikiteza imbere ikirwanaho. Gusa nanone nyuma yo kurangizwa k'ubutegetsi bwa Gaddafi, Libya isigira guverinoma ebyiri buri imwe ifite minisitiri w'intebe, inteko ishinga amategeko n'igisirikare. Ambasade z'Abanyaburayi na Amerika zose zafunze imiryango, ahenshi igihugu kigarurirwa n'imitwe y'iterabwoba, amajyaruguru yacyo ahinduka isoko ry'abimukira. Ibihugu rero nka Misiri, Algeria na Tunisia byafunze imipaka yabyo ibihuza na Libya. Ubukungu bwarahungabanye cyane, uretse muri 2012 umusaruro mbumbe wazamutse ukagera kuri miliyari 79 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuturage akinjiza angana n'amadolari 12. Indi myaka ibintu byarushaho kuba rudubi. Muri 2014 ubukungu bwa Libya bwarushijeho kuba bubi cyane, bwatangiye kumanuka ku kigero kikabije aho nk'umusaruro waguye ukagera kuri miliyari 24 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuturage akinjiza amadolari 3. Ibyo abaturage rero bagenerwaga byose byabaye amateka muri iki gihugu cyahindutse isibaniro ry'intambara n'ibitero by'iterabwoba. Ubu rero ni igihugu cyabaye isibaniro mu gihe ibihugu nka Misiri, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'Uburusiya bishyigikiye ingabo za General Khalifa Haftar wigaruriye ibice byo mu burasirazuba bwa Libya, naho Turukiya igashyigikira guverinoma yemewe ku rwego mpuzamahanga iherereye mu murwa mukuru Tripoli. Komeza ugubwe neza aho uri hose ni naho dushoreje.